apply for a master's degree. Hano yambajije apply for a master's degree. So dukirike hano how to apply for a master's degree. Applicants with citizenship from outside and AU and AAR and Switzerland. How to apply, ndigusoma hano, how to apply for a master's degree with citizenship from outside Europe. So hano urakirika. Yes, ikaze nanone abakunzi ba Emmanuel Travel Show. Uyu munsi ngiye gusubiza ikibazo cy'umuntu wambajije muri comment avuga ku bijyanye n'amashuri, ambaza ati Emmanuel, kuri umuntu yabona uburyo yakiga masters cyangwa yabona amashuri akiga masters wenda na degree n'ibindi. Igisubizo cyawe rero muri iyi video ngiye gutemberana namwe tukiganiraho. Ku gisubizo wambajije, birashoboka cyane ko waza kwiga muri Norvège, kwiga masters. Muri iyi video ndagenda tuganira mbereka uko ahantu hameze view yaho, ariko nkubwira nuko waza kwiga hano muri Norvège, icyo bisaba, ndetse yanambwiye ko akeneye kuba nyine hari ishuri yabona ridasaba ibintu byinshi cyangwa se bidasaba indimi nyinshi. Ariko icyo nakubwira, amashuri yose ari international biba bisaba kwiga mu rurimi rw'icyongereza, kuko n'ubundi naho ngaho nirwo rurimi uba ukoresha cyane kuba warize kugira ngo ugere ku kwiga muri university. Nta rundi rurimi rero wakoresha atari English cyangwa se France. Ubwo rero ngiye kubasobanurira akantu ku kandi, mbabwire icyo bisaba, amashuri ushobora ku applyingaho, amazina yayo nyababwire, mbabwire ibintu byose bisabwa kugira ube waka-applyinga cyangwa se wabona ishuri naha cyangwa waza kwiga inaha. Hanyuma nindangiza nkujyane ku ma website y'ayo mashuri. Bishobora kuba video, ishobora kuba ndende, ariko ibaye ndende tuzakora ibice, nkore part 2 yo kugira ngo ibyo byose ubashe kubisobanukirwa muri iyi video. Ubwo rero ikindi ndakujyana no kuri website aho ushobora gusaba uburyo wabona nyine wasaba ukazi naha, aricyo kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka immigration, uburyo wabona ntuze visa n'ibindi byose bisaba, kuko ibiba bisaba byose wabirangije uba ugomba guca muri izo nzira. Ariko noneho reka duhere ku kintu cya mbere gikenerwa mbere yuko utekereza ibyo byose. Icya mbere ni uko wowe ubwawe uba ufite impamyabushobozi cyangwa se ibyangombwa byerekana yuko warangije kaminuza, cyangwa se utayirangije ariko ufite ibyangombwa bikwemerera kuza kwiga inaha, ko warangije ayo mashuri, aho gukeneye kwa applyinga ukiga masters inaha ngaha. Ubwo ni ukuvuga ibyo ni amabirote yawe y'ishuri, ibyo urumva ko ubu bikwije ubifite. Ikindi gikenerwa ni ukuba ufite amafaranga yo kuba wakishyura application yo kuba wasaba ishuri. Ni ukuvuga application ni ukuba ufite admission letter y'ikigo runaka uzaza kwigamo, ishuri runaka inaha ngaha ushaka kwigamo byaraguhaye admission letter cyangwa ubusabe warasabye bakakwemerera, hanyuma ubwo ukaba
wowe icyo usabwa ari uko utangira process, ariko ikigo nicyo kibanza kuguha process ya admission, kuguha admission letter. Icyo ni ingenzi cyane. Ibyo kandi turaza kubireba uburyo ushobora kuapplyinga unyuze ku bigo by'ayo mashuri ndi bukwereke. Nayo mpamvu muri iyi video bigusaba yuko witondera akantu ku kandi kugira ngo uze kusobanukirwa neza kugeza igihe ndi buze kukwereka nayo link cyangwa se amashuri ushobora gusabaho yemewe na leta, kuko ibyo byose ntabwo ari buri shuri ryose ushobora gusabaho ngo nuko ari university runaka ngo uyizi bayikubwiye ngo irujuje ibyangombwa. Hoya, uraza kwitondera muri iyi video uze kumva akantu ku kandi kugira ngo utagira icyo ubura hanyuma ugasanga ubikoze nabi. Icya mbere ni admission letter y'ishuri. Icya kabiri ni ukuba ufite ubushobozi bwo kwishyura application mvuga application ni ukuvuga ngo ubusabe, wenda tuvuge barakwemereye ugiye gusaba visa, ufite ubushobozi bwa visa, kwishyurira visa cyangwa iyo application kuko urayishyurira. Ahubwo icyo ntazi cyo ni admission letter. Admission letter yo hari ibyo baba bagusaba, ibyo byose nabyo byose turaza kubirebera hamwe cyangwa tuzabirebe, cyangwa nawe ushobora kwinjiramo muri website ndibuze kukwereka ukisabira. Waba utabishoboye ukambwira nkanjye Emmanuel, nkaba nanagufasha mu byo shoboye kugusobanurira, ariko ukareba ngo ibisabwa byose urabusubmitinze kuri rya shuri, uburyo wakora account. Ibyo byose urumva ni ikintu kirekire ugomba kubanza ukitondera kuri iyi video. Rero nimba ari ubwa mbere uje kuri iyi channel, kora subscribe hanyuma kore na like ndetse uduhe n'ibitekerezo muri comment. Twagiye. Icya mbere admission letter, kuyisaba ishuri rikaba ryarakwemereye. Icya kabiri kuba ufite ubushobozi bwo kwishyura application cyangwa se submitting application ugomba kwishyura, ariko itari y'ishuri kuko gusaba ntuze admission letter ni ubuntu. Icya kabiri kuba uri umuntu ushaka kwiga full time inaha ngaha cyangwa se semester runaka, ariko cyane bemerera umuntu ushaka kwiga full time. Full time ni ukuvuga ngo kuva kwa mbere kugeza kwa kangahe, kwa gatanu, iminsi 5, kandi ukaba byibuza minimum ugomba kuza kwiga inaha igihe kingana n'imyaka 2, kuko nibyo university nyinshi inaha ngaha zigira gute, zireberaho cyangwa ziba zishaka ko umuntu waba ashaka kwiga igihe kirekire. Ikindi kuba byibuze ufite amafaranga ahagije yo kuba wakibeshaho, kuko inaha ngaha ntabwo ishuri rikwishyurira. Tuzabivugaho ku bijyanye n'aba sponsor, gushaka umusponsor hari igihe, ariko Norvège ntabwo bakunze gutanga aba sponsor cyane, ariko birashoboka ko wabona umuntu ugusponsoringa, uguha sponsor kakwishingira. Sponsor ni ukuvuga ngo icyo baba bashaka aha ngaha, impamvu bavuga amafaranga ahagije hano bavuga ni guhera byibuza ku bihumbi 15,488 y'amakorone. Amakorone y'inaha bivuze ngo mu manyarwanda ni nka 2,455 aho ngaho. So ayo mafaranga arasabwa buri kwezi kuba uyafite. Ikindi ni ukuba ufite ubushobozi bwo kwishyura school fees. Ubushobozi bwo kwishyura school fees ni ukuvuga ngo school fees hano bayibara, wenda ubundi amashuri na hano ubuntu, ariko iyo uje kureba iyo view y'aho ngaho
iyo view ni nziza. N'ubundi iki intego ni ukubatembereza ariko ngenda nanabasobanurira kureba view yahari uko imeze. Mbo twakomeje. School fees cyangwa tuition fee yo bavuga naye mafaranga y'ishuri uba ugomba kwishyura mu gihe kingana byibuza n'umwaka cyangwa se imyaka 2 sinzi, cyangwa muri icyo gihe. bivuze ngo uba ugomba byibuza ayo mafaranga kuba uyafite mu makorone. Ibyo byose ndaza kukwereka kuri website ibyo ndi kuvuga biraza